Keria warasaze uriya muntu uri gwamazi uzi wari we nese sister ko ntago nari muzi pe nese ko yarasha uzi ko uriya muntu ari wamfata umwana ku ngufu abantu bose baje ugomba kubaha ibyo bashaka basi mbabarira Keria ndakwiyamye n'undi munsi basi mbabarira ako yaranafite inyota ajya kuyasaba iwabo Rupacha Rupa ubaye umfamanya akugenda mbara guhamagara ntabwo wumva ntabwo nibibaye hano ubundi ndanga kwaje ugakora hano ahantu se muranyaye cyangwa muranye nabasha nagusukura abantu tunotsakuze mfimbe mani genizo nyamara kazenyeza ndekanza mama nagusukura mama Sandra yaranyishe yagoda umva ngo sinzi banate bakanyara munoza bakanyaranga wama byese rukwanyara sura karinu anga njyabaje karapa mama Sandra yaranyishe Mai muna amazi nari hambaje ngo nindi ndamugana wago muzi aje kumureba basanga ni umutipe mani warufashe Sandra kongo ariko urebye kunasi iyo torosho uri gukoropesha ni nziza uwo mujinga se shahu umva menya ahubwo umva bari bamwishyara urazi ngiye mubonye natamugurira icupa Chararo umugabe bereze umwanya nkuriya nukuri kumana umwana mu bwo se nukwanga Sandra cyane mwana mubi ntabwo bako ngiye bangiza yamvuye muri toilette ndinyari nkaho nsitamo ukubizi ndasutama arayishira amazi mwinyari ntabwo ninyari Rupata reka nyine nigendere nigire no koga ibirenge usigara ukoropa nenda wikure nyine kurasa nabigenza reka after nicyo cyakuzanya ariko cyanzanye kanyibutsa ngeze zibari banyishe nuzakurize abana gutembagura uri na munini ibyo twagombye kurya niwo birya urakora ya gahunda ubona igutegetse imbere sibyo ibi byose biganengera aho ngaho iminota mikeya ndaba mugezeho ntari bitu kora ahantu nagiyeho gatoya hano fasha mugezeho iminota mikeya ndakira Olege. Yes. Kugis. Abona buri mu kazi kose. Ari mu kazi kabaka. Azibyo. Siracha. Takubona. Mwese za gahunda twapanze za gahunda babizi bikamusobanurira ubundi va muri ibyo byuma byawe byo tuvugane gatoya. Ariko n'ibintu urumva nguhaye ibyanjye byose mu igaraje ryanjye nguha n'amafaranga ushaka yose nshaka iki umukobwa none se reka nkubaze ko nabiguhaye arakomeza kumbera ibanga uzi ko mukunda bimeze bite ariko siko byose ko nabigukoreye warabinkoreye ariko hari ikintu ntekereje nkeka ko intandaro ari hagati jinga kajya kanzanira amata mu rugo rwanjye agaki agasore kajya kanzanira amata bakita kanda ko ngako bakita Samu gusa Samu ikintu cyagikemura byose igikoresho iki ngiki ndakibona kirabikemura byose icyo ngicyo nanjye nicyo kintu nari ntegereje umva ngo we condition ya nyuma ariko nongera kumva ngo ari inama ariho kwisi naho ubwawe nzahita nkukuraho ndongera kuguhamagara nkubwira ko nakuyeho umwanda nta bindi tuvugana ngo icyo nshaka no kumva ngo samujyana ntugire ikibazo sorry ubwo ni kuri phone cyane bose yagundi kujya kwa Keria nizere ko ari kano kanya twagiye ibyo nari ndimo hano byasoje
buriya uyu muhungu hano weza shi yoba boss mbona uri kuvuga n'umukesi agashaka agiye kuzara tutangire ibyo ntawe ubivuga sha reka dukora akazi reba aho ngaho geremo neza byose byatunganya ariko ubundi ngaho uvamo tujya imbere ye mata matayo bandi ubwo uzigena gushake nshaka se ndi umuhungu wa so utamuhungu wa so kandi wowe ubundi bisubizo ugira ubundi bikura agira ngo babikugaburiye mu biryo reba ukuntu narinze kubira icyunzwe ibi ni ibiziranyenzi witumye ngo hehe uraho neza rupa amakuru reka niwe watwanze ntukiza no kutureba ahubwo se hari agaserivisi nshaka kugusaba umva muri ibyo byaro by'iwanyu aho wavuye ntabwo wanangira ari umukozi nangera Okay, ndamushaka cyane byihutirwa bikunze nko mu minsi igaye waba umumboneye ntari binzagura n'agafanta ntari bubwo urambwira sawa byo gukorakora mu nkono ntabwo wabye hano bahita bagudo gusa kumva ngiye usanzwe ubona nkorakora mu nkono ahubwo tugenda wenyine byakugura ujye ukora icyo ngicyo gusa ibibazo nzabifatanya no kubaka ubu nzabivamo nkwiye gufata umwanzuro kabisa ariko si umukozi we inkweto iki ntangazi ko abajura bateye kandi azaza yandarika ibintu Sheri? Oh, Sheri. Mvuye mu kazi nawe. Ndabona wananiwe. Ariko se Sheri, icyo utarambwira kuri iyi nzu. Sheri narashimye ni heza nta kibazo. Ahubwo wowe wankoreye surprise. Siomba. Sheri ni karibu. Stari. Sheri ndabona akazi kakwishana. Akazi kaba kamvunnye ebana ririya garage ebana. Wumve ngo. Wananiwe kabisa. Sana. Sheri narishimye cyane kubera none wanzanye. Wow. Ni heza. Ariko Sheri mfite ikibazo kindemereye mu buzima. Ikiyese. Mu mashani nanamuhemukiye. Ndimo ndumva nshobora kumusaba imbabazi. Oh, mama Shani. Kandi kuma nshaka kujyayo none ntabwo nshaka gutinda hano. Ubwo ibyo ukenere umukobwa wanjye agufasha cyangwa se umukozi. Nta kibazo nanjye. Ubwo bisigaye ndaza turavugana. Ahubwo reka mfate ishakoshi ngende. Ariko ndabanguka. Okay, noneho uze kwibuka uce ku kaduka hariya. Nkeneye nzanire ka yahute. Okay, sawa nta kibazo ndaza kubikora. Kagende nyereyo. Uze kwibuka ubanguke. Ndabanguka.
mbega ibibazo bigeze naho bampereza imbunda kuva nabaho Fogisi nawe arambangamira pe. Oya ariko ngomba kugira icyo nkora nk'umuntu w'umugabo. Ariko se mbanze njye mu cyumba. Ariko se mu cyumba ndawe njyayo kumara iki? Ibibazo nabyo. Ariko se hari ukugira ngo nice mubyara wanjye. Ariko se ubu koko nikore mu nda pe nice mubyara wanjye? Oya ntango nabyemera. Abakuru nabo barimo barashaka igitambo. Umukobwa wanjye sinamuhara. Oya ahubwo ndabona umwanzuro ngiye kwirangiza kuko n'umupfumu nawe nta kintu ari kumbwira. Ndabona umwanzuro ari ukuva ku isi nkabisiga nta kundi. Urira iki se basi? Numvisha ngo gushingura umuntu ngo bisigaye bihenda ngo nirimbire bakure nshaka ko ungurira serikeyi ya okaziyo. Serikeyi suyimaze iki? Nyine kugira ngo nimfa bitazabagora n'ubundi mwese mwifuza yuko mpfa. Okay ndayikugurira. Igura ngahe? Serikeyi ya okaziyo. Urangura serikeyi yo ku gati cyangwa yitwa tingitingi? Okay ndakugurira ku gati. None ngiye kubikubwira. Okay ngo. Hajya wambajije ngo nakubajije ngi na olege dupana iki? Umva kari bunne gutagiye kuzana ni gurane gwekirika. None tugenda Rero ngire ngo twahageze nyedere nga. Twahageze. Ariko man, cyane ushaka uri bandi bandi igikapu twavanye mu rugo gite. Kapana nagize hano hirya mari. Hirya. Nabona kujya ngajya ugiye kwihagarika kumba ajya gukizana. Ngiye kwizana. Rengare twahageze anga y'umuntu ahageze akoresha discipline n'icyame bafata ikora iki ngiki ugakora iki ngiki. Urumva nta bakire bidamara yanga nukabona ngo baba muri kano kazu gato. Bafite ibintu biti ne. Umva ahubwo Munanga nyine dutangiye kugira inkwavu nzigengere inkwavu mu rugo. Hano yari nakuza nabukina. Kazi ni kazi mwana. Mugire ko abasore babigize abantu babasonga rere. Nanjye ku kazi. Ku kazi nanjye ndakora. Ntusazane ibintu birebire mwana ntukajye utsebye cyane byashite turakora mwana. Mama Shani nabakire. Urumva bitabishatse. Wasanga ari kurya iminete cyangwa gafi. Mama Shani ko abakena bone cyacya ari guhishanje. Kose subiza abakire b'iki gihe. Barashyizeho na leta. Yemwe. Hano bitageze kandi Mama Shani Iko nono umugore bwabo gome yabikorera. Twavuye mu rugo turiye nta biryo byawe dushaka. Yewe kunzi ko gipanga ariho umuntu akomanga ntibumve. ntabwo njye navuye mu rugo ntanabisigaje. Nta n'impamvu bawukunga ngo bose n'ugwishanisha ibiryo. Mama Shani Mwana usuye barimo ubu ngubu twike twisubire tuzaje. Mwana ngo atanakaza ufite mana. Kasekari. Niko kose ndabona je nyine bwo. Mama Shani bimeze bite? Telefoni wowe. Bitwefasha mwa sawa bare mwagiye mukibera muri ibyo biryo byanyu sawa. Bamuzaniye se? Namuza dore ngo bamwita kananga. Kananga. Use koko nawe turi inshuti. Ntabwo se ntujya no mu nzu ni karibu. Wapi ungiye kureba uko nece dara masara ageze. Cyo gutekera basandara ubu. Gaho je. Kangereyo. Aho bundi nyina akazi nakazi. Se kumva numeze nk'umuntu ufite ubwoba gira hembe. Ubu igikapu cyawe ndebe. Ndebe ko nta meri wavuze nk'abantu bo mu cyaro bafite ibintu by'imperi. Zana n'amavunja urwaye. Kuramo nyine ndebe. Umwe kuri umwe ushyira hariya. Tazajyanuriza umwana imperi. Abizi abantu bo mu cyaro bamufite ibintu by'ibiheri, urwaye amavunja, umeze gute? Ngaho subizamo nabonye. Wacu ni mu cyaro ndikuzamo. Cyangwa kitagira izina. Abakozi babaye. Icyaro nta zina kigira. Kamabaye yangenda. Kamabaye yangenda. Ese urimo urareba iki? Ko rero sinzi nkibona hano ari ndorerwamo.
Neza wagihembwa ngahe nk'uri ko tutabivuganye. 10 byonyine. 10,000 nzayanguhe 5,000 niba uyemera winjira utangira akazi. Niba utayemera dore umuhanda wakuzanye. Urayemera ntuyemera? basigira 8. Ndaguha 5,000. Urayemera ntuyemera? Siniyemera. Gira vuba ntabwo ndi umuntu nkiza. Urayemera ntuyemera? Bawuja ndayemera. Okay, njye utangira akazi. Irene Reko bati abantu numvaga bajujura ari umuntu uza brazasanga atari byayibambi. Ati ntago baza kumana. Kanegende. Yesu we mana yanjye. Umva shaka. Ngwino hano. Uraza unyama murima banje uranze njewe uranze umva kaza mubwira ibintu mwango ziri kunyarira uri kunyarira Jewe unyarira njewe unyarira nyine haje hirya muvuga ngo mwishi ngo SAMU ngo ibiki n'ibiki mwamushunye mu mazi umva makuru yanyu ikiga SAMU wowe nzanyeho gute ngweke ikiga SAMU nzanyeho gute naga ari wowe wazanye nakaga guhunguka uvuga amawe bunete umeze nk'inuza nk'ibirahuri Kare nyama naguce kwakira nje tazanyinisha nyo tazanyinisha nagondagura ngenda ngonye umva ariko oya nge nyuma weje SAMU ubirimo gute ako kaza uranda ngenda utaziyango none ugira ngo nukora gufatira nyurumva neza ubu ngenge kuguhondagura ugivuga ati rupaca ararenze ariko uretse mbere ko tukwana ubu sangwa kabaye umva bawitonze ariko SAMU zabana mwafataranye ngiye mfite ibintu byinshi utajyango ni SAMU ufite igare ryo nyurumva neza naguceka nyanga tankuru yana mituweli harya ngo narakunyariye weki wewe ngo narakunyariye mana aya mabyino ntujye kwitwatera yose ajyane iwanyu waraza kunyanga mu muri wacu iyi myumbati reba ino myumbati si yacu ni yaki ni kandi utazamenye mwana utazanyine nyine ngwino pana rivemo sasa igisiga ni igiti umva reka zabaza muri cyata nuko kunera nta bintu birebire ukanera